neza mwese abanyacyubahiro muri hano guhera mu nzego nkuru z'igihugu cyacu abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo n'indi miryango mpuzamahanga abanyacyubahiro mwese n'abanyarwanda badukurikira ndabanza nshimire abamaze kutugezaho iyi ndahiro mu busanzwe bari bafite indi mirimo bakoraga ubu ni ugukomeza rero mu zindi nzego gukora imirimo yindi uko bikwiye ngira ngo tubisubiyemo kenshi imirimo dukorera igihugu cyacu dukora mu nzego zitandukanye birumvikana biraterwa n'aho tuva nk'igihugu n'aho twifuza kugana hagati aho rero nanone biterwa n'imikorere yacu n'ubushobozi bagomba kongeramo n'ubushake ubundi byari bikwiye kuba byumvikana rwose bitagomba gusubirwamo buri munsi ariko iyo bigeze mu bikorwa n'ibiva muri ibyo bikorwa niho bigaragarira ko wenda ibyo tuba twibwira ko byumvikana cyangwa byoroshye kumva ko atari ko bigenda abantu benshi kubusanya imvugo n'ingiro kugera ku ntego kenshi siko tubibona ariko ntibibuza kubisubiramo kugira ngo umuntu akomeze avuga uburemere bw'ibyo ngibyo tuba dukwiriye kuba dukora kenshi wenda tudakora ndetse tudakora rimwe na rimwe atari uko hari n'impamvu igaragara yumvikana yabitubujije oya ni impamvu nakubwira wibagiwe umaze wibagirwa buri gihe kwibagirwa nibyo birashoboka abantu baribagirwa ariko wakwibagirwa buri gihe wakwibagirwa mu bikomeye se ibintu abantu bashobora gutakazaho ubuzima ibintu bishobora gutuma abantu batakaza ubuzima ukibagirwa umuntu ibintu byapfa kuri wowe wibagiwe cyangwa se wibanje mu byo watekerezaga byose ntabwo watekereje abantu ukorera wihereyeho inyungu zabaye izawe ibyo abandi bazategereze byabageraho bitabageraho wibanje wabanje abo wita abawe
abandi banyarwanda uko byagenda kose ibyo bizaba biza nyuma, niho ibintu bigwa, niho bipfira uburangare. Nagenda mbaha ingero nkeya ibi ngibi dufasha abantu batishoboye, tugashyiramo imbaraga nyinshi, tugakora ibishoboka, tukabubakira amazu muri porogaramu zitandukanye. Tukagira ibyo tubaha bakoresha kugira ngo bibatunge, cyangwa se abo twagiye duha n'inka ngo bazitunge, zibatunge, bityo bajya gukurikirana. Ubwo nabwo gukurikirana nabyo birakomeye, ubundi biragoranye gukurikirana ku bayobozi, biragoranye. Ariko aho abantu bazarembera hakagira ubivuga, amazu twabubakiye, twabashyizemo, bamwe ayo mazu yabaguye hejuru, cyangwa se akagwa gusa kubera ko yabuze gikurikirana ngo niba hari kitaratunganye gitunganywa. Inka zatanzwe guha abaturage, bazasanga abayobozi nibo bazitwariye, barazihaye, abo bagomba kuziha batahira ubusa, ntibagire icyo bageraho. Birahari, birazwi, za Nyagatare, umudugudu, abayobozi bakwiriye kuba bakurikirana ibyashyizwemo kugira ngo bifashe abaturage, ahantu bororera inka, umuyobozi akaza akishyiriramo iz'abaturage zigapfa cyangwa zikashaka ahandi, cyangwa se bakagomba kuzigurisha kuko badashobora kubona aho baziragirira kubera ko hose hatwawe n'umuyobozi. Ejo bundi aha nkurikira ndeba social media kenshi, uza kubona abaturage batakamba kuri social media bavuga inyamaswa zabamariye amatungo hafi na Gishwati muri za Nyabihungiramo. Bibonye fata telefone n'abayobozi bamwe mera kubw'umutekano, baza abapolisi, ibi bintu murabizi, mwabibonye. Aha hantu murahaba, murakurikira, bati twabibonye. Ibi byanditswe n'igihe bimaze, n'amatungo y'abaturage amaze kwicwa n'izo nyamaswa, murabizi, mwari mubizi icyo gihe cyose. Rwose nta soni, ntaki, bambwira ko bari babizi. Umuyobozi telefone wese akambwira ko bari babizi. Ndababaza, okay, mwari mubizi, habaye iki, mwakoze iki? Ubwo bagatangira noneho bakambwira ko bagiye kubikora.
urumva ntabwo ari cyo kibazo nabajije. Ikibazo nabajije ni ukuvuga ngo mumaze igihe mubizi, mwakoze iki? Ntabwo nkubajije ngo mugiye gukora iki, nakubajije ngo mwakoze iki cyangwa mwabujijwe n'iki kugira icyo mukora. Barambwira ngo icyo kibazo bakizi mu 2019 guhera uwo mwaka. Maze gupfa amatungo arenze 50, inyana z'inka, amatungo y'abantu bafite, guhera muri 2019. Ubwo abayobozi nk'ubwo iyo ndwara ibiri mu bayobozi umuntu ayivura ate? Ni iyihe? Muyumva mute? Kandi ko bigenda bikagera kuri buri wese uri hano, wicaye hano, n'abandi badahari. Uvuga se ko nta muyobozi uzi cyangwa ugera muri Nyabihu? Abayobozi cyangwa bajyayo ariko bakajyanwayo n'ibindi bitari ukureba ibiri muri Nyabihu. Ibibazo byo gukemura bihari guhera 2019. Ubwo navuga n'ibindi byinshi bijya biza muri social media, nkabaza bakavuga bijyanye n'ubuzima, bijyanye n'uburezi, bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ubwo nkabaza aba minisitiri, ariko bite ibi mwari mubizi? Ibisubizo mbona unambwiye ngo urabizi ariko ntacyo bikorera, wabimenyeye iki se? Cyangwa ubereye iki wowe kuba minisitiri? Uvuze ngo ntubizi nabyo yakwibaza, minisitiri uba aha ngaha cyangwa undi muyobozi uri aha utamenya ibintu biri mu gihugu bigirira nabi abaturage, ubundi wamaze iki? Abiriyeho iki? Najya kugira ngo wenda urareba nk'iyi indwara ya COVID yaciye ibintu, yatumye twambara ubupfukamunwa. Iyo uza kuba bwambara ku maso, najya kuvuga ngo ntabwo babona, ariko nayo ufite icyo yadusigiye. Nibura dupfuka umunwa gusa, ubundi ntabwo ntidupfuka amaso, ntidupfuka amatwi. Twari dukwiriye kuba tubona, twari dukwiye kuba twumva. Ariko ngira ngo impamvu ni uko masike zipfuka ahantu mukoresha cyane hatagira n'ikivamo. Abantu baravuga cyane gusa kurusha gukora. Ngira ngo nayo yatugiriye neza, dupfuka iminwa ngo wenda barebe ko twakoresha amatwi cyangwa amaso. Abayobozi rero kuza hano gusa tukajya muri ceremony barahiza abantu, nyine ni nk'uko babyita ngo ni umugenzo. Ni umugenzo kuza mukarahira, mugafata idarapo, mukisohokera. Ariko abantu gukora ibijyanye n'ibyo barahiriye ni ikibazo dukwiye kugisuzuma, cyangwa nibura tugiye dushyiraho abantu gusa turangiye kuri radiyo no kuri televisheni, abantu bitahire aho kuza hano
gushuka abantu gusa, kurahirira ibyuzi utazakora, nta kamaro byaba bifite. Amaherezo ngira ngo nzabasaba tujye twirirwa turahira, shyiraho abantu, dukore itangazo ku maradiyo, twitahire twese two guta igihe cy'abantu no kuza kubashuka, abantu barahira ibyo batazakora, barahirira ibyo. Reka mbe mbishyize iruhande, nagira ngo mbonereho umwanya mbagezeho ibintu bimwe tutagiye tubonera umwanya wo kuganira mu ruhame nk'uku cyangwa kuganirira inteko, ibikwiye kubigezwaho ku buryo bw'umwihariko kandi ndetse ku mugaragaro n'abaturage bakabikurikira. Ni ibikorwa by'u Rwanda, reka mpere hanze y'igihugu cyacu, ndaza kugaruka ku byo mu gihugu imbere dukora cyangwa dukwiriye kuba dukora nanone. kugira ngo mpere ku karere n'abo dufitanye, ibihugu dufitanye imbibi, umubano wacu. Mpereye ku Burundi, kugira ngo ubushize mwabonye hari abayobozi bacu bagiye bahura n'abayobozi b'u Burundi ku mupaka cyangwa i Burundi. Vuba aha perezida w'u Burundi anyohereza ubutumwa, yohereza intumwa zanye ubutumwa bwe bishaka ko nanone bikomeza inzira yo gushaka kubaka umubano hagati y'ibihugu byacu byombi. Navuga rero ko hari intambwe igenda iterwa ishimishije. Ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza, n'Abarundi n'Abanyarwanda babana uko bikwiriye, uko byari bisanzwe n'ubundi. Ndetse n'ibijyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka, mujya mubikurikira muri za Kibira na Nyungwe, ni ikibira kimwe. Hari abantu bitwaje intwaro bambuka bagatera u Rwanda, bakongera bakaburira mu kibira. Ibyo turagenda tubyumvikanaho n'Abarundi uko tuzagenza icyo kibazo kugira ngo kiveho burundu. Ababiri inyuma rero ubwo bazarushaho kugira ibyago. N'ubundi ntabwo ari cyari kigoye cyane, gusa ni nka menasi n'akantu n'ubuntu, ariko ubundi ubwo biraza kurushaho gutungana. Ibyo ku Burundi ngira ngo naba mberekeye aho ngaho, ibindi muzabigezwaho mu bihe biri imbere. Hari Uganda, abaturanyi bacu mu majyaruguru, nabo twari dufitanye ibibazo, ndetse n'umupaka, ku gice cy'umupaka ntabwo ari wose kuri Gatuna, ariko nicyo gice kinini gikoreshwa cyane cy'umupaka. Yari imaze igihe harafunzwe, umupaka warafunzwe.
ariko ubwo mvuga ngo umupaka warafunzwe navuga ko ni igikorwa u Rwanda rwakoze rwafunze umupaka. Ku rundi ruhande hari icyatumye umupaka ufungwa. Ntabwo umupaka wapfuye gufungwa gusa ngo abantu babyuke mu gitondo basange umupaka ufunze. Hari impamvu, hari aho byaturutse. Ikibazo rero iteka cyahoze ari kuvuga ngo uyu mupaka ntushobora gufungurwa. Ibyatumye ufungwa bitabanje ngo bikemurwe bive mu nzira. Hanyuma muri iyi minsi ishize habaho uburyo abanyarwanda batumye intumwa, ariko hari n'izindi zari zisanzwe ziza, izindi ntumwa zari zisanzwe ziza, bikaba impaka gusa zitagira uruca. Iyo ntumwa yazanye ubutumwa isa ni mu biganiro twumvikana ko hari ibyo twese twakora, ndetse ariko njye nkomeza kuvuga ko gufungura umupaka ni byiza, ariko gufungura umupaka udakemuye ikibazo cyatumye umupaka ufungwa ntabwo ari byo, nta nubwo byakunda. Habaho kwemeranya ko n'ibyateye umupaka gufungwa nabyo bigiye kwitabwaho. Niba mwibuka, mbashubije inyuma gato, no kugeza vuba hasi kera, abanyarwanda muri Uganda barahigwaga nk'uhiga inyamaswa. Hakabaho ikintu cyitwa ko abanyarwanda ngo bajya muri Uganda gutata n'intasi. Ubundi ibyo nayaga mbyumva, hari icyo mbiziho gito byo gutata, ariko gutata ukohereza abanyarwanda bose kujya gutata, kohereza abantu magana, igihumbi gutata, kohereza n'abana n'abakecuru ikiguzi cyacyo ntabwo nzi ko cyangana n'icyo waba ushaka muri uko gutata. Waba uri umuginga ukabije. Ibyo tubabwira ko, ariko kandi bikaba ko abanyarwanda bahigwa cyangwa bahigwaga ni abanyarwanda bitwara nk'abanyarwanda, bumva ko iwabo ari u Rwanda, nta kibazo bafitanye n'u Rwanda. Ariko uwaba afitanye ikibazo n'u Rwanda, uwo ntabwo bamufataga, ntabwo yabaga ari intasi. Ariko no muri ibyo byo gutata rero, iyo nzi bikeya, ari uko bimeze, najya nohereza abagenda batuka u Rwanda kugira ngo noneho babakire neza, babakoreshe. Urumva, naho gufata buri munyarwanda wese uvuga ko nta kibazo afitanye n'u Rwanda ukamwohereza gutata. Umuntu uzi gutata yakohereza noneho ufitanye ikibazo, uvuga ko afitanye ikibazo n'u Rwanda. Ni simple logic. Ibyo hanyuma
abanzi bacu bakoreraga muri Uganda. Bamwibuka neza, hari abantu bigeze gutera Kinigi, abasagutseho bakeya cyane, abandi bose bahasigaye. Barambuka bajya muri Uganda, barabakira, barangije batubwira ko babafunze. Hanyuma tugiye twumva ngo bageze muri Kongo, aho basubiye, niho bari baturutse. Ibyo byose tukabiganira n'Abanyarwanda, ariko tukabibabwira abayobozi b'Abanyarwanda. Ni byinshi cyane, ntabwo nirwa mbisubiraho. Twababwiye rero ko nta kiruta ko twabana neza kuruta ko bashyigikira cyangwa bakora ibintu bitagira icyo bibagezaho, kuko bose mujya mwumva ari abari hano, ari abari hanze, ari abagira bati. Niba bumvaga nabo umuntu babwiye kenshi, nta kintu na kimwe bashobora kugeraho. Icyo bageraho ni iminsi yabo ibaze gusa, bagenda begera, nta kindi. Ubwo rero iyo nzira nayo iriho. Umupaka turawufungura gatuna. Nanone birumvikana twawufunguye ku buryo twaranabivuze no mu nyandiko, twabibwiye nabo ni ukubifungura ku buryo twirinda na COVID. Nayo ni ibyo gusa. COVID ni tugirira neza, cyangwa kandi twashyizeho ko tugomba kumvikana, abayobozi ba Uganda n'ab'u Rwanda barebana n'iby'ubuzima bakwiye guhura bagashyiraho uburyo icyo kibazo kijyanye na COVID-19 cyakwitabwaho ku buryo bidatera ikibazo uruhande urwo ari rwo rwose, rwaba Uganda cyangwa rwaba u Rwanda. Ubu rero umupaka warafunguye, twarawufunguye. Muri Uganda naho hari ibyo batangiye gukora, bigaragara ko bavana za nzitizi cyangwa bya bindi byatumye umupaka ufungwa mu nzira, bagenda babivana mu nzira, biragaragara. Turabikurikiranira hafi, turabiganira nabo. Ndibwira ko nabyo turi mu nzira nziza. Ibya DRC ngira ngo uyu munsi naba mbyihoreye nkazayababwira ubundi, kuko bishobora kuba birebire cyane, ariko nabyo turabikurikiranira hafi. Umwanzi wacu umaze imyaka irenga cyangwa igera 25 aracyahari ku buryo ndetse ibikorwa ubundi byashyizweho bivuga ko bigiye kurwanya icyo kibazo, bisa nk'aho ari ikibazo ahubwo bakireze kigakomeza kigakura. Ngira ngo nabyo bishobora kuba birimo gutanga akazi k'abantu bamwe ngo bihoreho abantu babyishyurirwa ngo barakemura icyo kibazo. Naho ntabwo nshobora kumva na rimwe ikibazo gishobora kumara imyaka 20 n'ingahe, kigatwara miliyari 40 ingahe z'amadolari, ariko kigakomeza ari ikibazo kiri aho ngaho. Ubwo urumva ko hagomba kuba hari ibintu bitumvikana. Simfite uko nabisobanura, niyo mpamvu numva ntashaka kubitindaho cyane. Ariko
icyo nari bugarukeho ni ukuvuga ngo ibyo byose hari ibyagiye bituruka aho hose mu karere nayo maze kuvuga bigenda bikamara imyaka 3, 5 bikagaruka bikamara 3 cyangwa 5 bikagaruka bigahora shyira ku nkeke nk'u Rwanda wenda bizakomeza simbizi ariko icyo navuga kandi mugomba kuba muzi nuko duhora twiteguye guhangana nabyo ibyo nta kibazo ntibitubuza gutera imbere ko bikwiye niba ari kuzabana nabyo gutyo igihe cyose tuzabana nabyo dukore ariko ubundi twebwe twifuza amahoro hano mu gihugu twifuza amahoro mu karere twifuriza buri wese amahoro ntawe twifuriza umutekano muke nta n'uwo twifuriza amahoro make ariko utwifurije intambara nayo turayirwana ibyo nta kibazo nta kibazo rwose dufite abanyamwuga babyo babikora uko bikwiye haba hano haba n'ahandi cyane cyane ndetse kubera twebwe ko turi agahugu gato ubu dogitirine yacu aho umuriro uturutse niho tuwusanga ntabwo dutuma ugera hano kugira ngo kuko turi agahugu gato nta mwanya dufite hano wo kurwaniramo tuzarwanira aho intambara yaturutse bo bafite umwanya wo kurwaniramo niko bigenda mvuye kuri ibyo rero navuga ibindi bibiri nabyo mwari mukwiye kuba mwaramenye ni Central African Republic dufite ingabo z'ubwoko bubiri dufite ingabo zikorera muri UN dufiteyo n'ingabo ziri mu buryo buri bilateral twakoranye n'igihugu cya Central African Republic impamvu yabyo nayo yaturutse ko hari ibyagombaga gukemurwa by'umutekano w'icyo gihugu tutashoboraga gukorera muri UN kuko UN iyo ikoreramo ubutegekwa n'amategeko ya UN usa n'uhambiriwe amaboko ibyo rero twabonye tutazanyuranya n'amategeko ya UN tuzayubahiriza ariko ibyo bindi byagombaga gukemurwa bidakurikije ubwo buryo tubikora muri bilateral arrangement ubwo ni ukuvuga ngo mandate na rules of engagement biratandukanye hari za UN hari n'iziri bilateral kuko za UN barakubwira ngo peacekeeping so iyo hatari peace what do you keep what do you keep so rero uvuga ngo bilateral arrangement was to create peace and then the peacekeepers can keep the peace that's what happened
ariko byose tubikora twumvikanye n'ibindi bihugu cyangwa n'iyo miryango itugenga cyangwa dukwiye kuba dukorana nayo. Naho rero muri ibyo byombi hashoboye kuba umutekano muri Central African Republic. Ibibazo byaba bisigaye ni ibya ba nyir'igihugu. Hari ibyo ntabwo twajya muri politike z'igihugu ngo duhitemo umuyobozi cyangwa duhitemo ibyo kundi babigenza, ntabwo ibyo tubishinzwe. So we create peace, we keep peace, and that country's institutions and the people then will do whatever they want to do for themselves. That's their business. At that point, it's none of our business. We don't get involved in the politics of a car or anything, no. We just get involved in peace and security matters under those two arrangements. Nisho twabikoreye nagira ngo parliamentarians mu byumve cyane cyane bari hano mumenye uko institution zanyu zindi zikora, n'abanyarwanda ibyo bakora, ingabo z'u Rwanda na polisi ibyo bakora, n'izindi nzego z'umutekano aho ngaho. Hanyuma Mozambique naho hari hamaze iminsi hari ikibazo kinini, imitwe y'iterabwoba yaratwaye igice cy'igihugu kinini ahantu hitwa Cabo Delgado. Cabo Delgado province yonyine ubwayo iruta u Rwanda inshuro 3. Province gusa yari yaratwawe n'imitwe y'iterabwoba. Nyiri icyo gihugu basaba ibihugu bitandukanye ko byafasha gukemura icyo kibazo, harimo n'u Rwanda. Hanyuma natwe twemeza ko tuzabafasha, turabikora. Igice kinini ubu cyabonye umutekano cya Cabo Delgado. Ingabo z'u Rwanda, abapolisi, inzego zindi z'umutekano zose zagiyemo zikorana n'abaturage, zikorana n'ingabo za Mozambique kugira ngo dukemure icyo kibazo. Nacyo navuga nka 85% cyarakemutse. 15 uduce dutoya tw'aba bantu basigaye bahunze bagenda bajya mu bindi bice batari barimo. Ubu barabakurikiranayo nabo kugira ngo naho bahasukure neza. Ikindi nakongeraho ni uko kubera iyo mpamvu hari abantu b'iterabwoba nabo twafatiye hano mu Rwanda bakorana n'imitwe y'iterabwoba iri muri Congo, y'aba bantu bita ADF. Niyo mpamvu ADF ari ikibazo ubundi cy'akarere. It's a regional problem. It's not one country's problem or two. So twasanze abo bantu bakorana n'abo bantu bo muri Congo bafite ibikorwa bashaka gukora hano mu Rwanda, ariko twabafashe mbere y'uko babikora, ndetse bakavuga ko icyo babikoreraga ngo ari uguhorera
abo basangiye imyumvire n'ibikorwa bari muri Cabo Delgado muri Mozambique barabahoreraga bagira ngo rero bagirire nabi u Rwanda kubera ko rwagiye Mozambique kurwanya iyo mitwe nkabo. Ibyo rero nibyo bituma nabwo ikibazo duhanzeho amaso ni ikibazo cyo muri Congo. Nubwo navuze ko ntari butinde kuri Congo, impamvu duhanze amaso muri Congo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Congo ishobora kuvanga na ADF kubera urabona ko red hari connection. Ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari n'aho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tugakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka. Turacyari muri izo stages zo kumvikana, zo gushaka uburyo kuko ikibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho, ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga. Ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora, twaba twumvikanye twaba tutumvikanye. Ku mutekano w'u Rwanda ni priority. Muri priority zose tugira umutekano niwo wa mbere uzi imbere, kuko nta bindi byashoboka hatari umutekano. Umutekano rero abakomeza kwibwira ko tutawukomeyeho baribeshya. Bahitamo gukoresha media zo hanze, abantu bandi baba hanze bakajyaho bagashyushya abantu imitwe gusa bakagira bati ndetse bakaba u Rwanda baruhinduye igikoresho, igikangisho, bahora bagikangisha u Rwanda bateye umutekano muke, u Rwanda human rights, u Rwanda dictatorship, u Rwanda that has become bad music we ignore and just tugakora. Iyo tuza kubitega amatwi ntabwo tuba tugeze aho tugeze ubu ngubu. Turabireka bagasakuza, ariko twebwe dukora ibikorwa and we let people argue with the facts. Ntabwo tujya kuhagiwinga buri kantu kose ngo wagize utyo twisobanuraho. Okay, iyo dufite umwanya twisobanuraho, ushakira umwanya ukantuka nkakwihorera ubundi nkagusubiza bibaye ngombwa. If you want to fight, we fight. So what's the problem? Ariko kuri twe iki kintu cy'umutekano, abantu they joke when they think we hari abantu ubona bose hanze, of course n'ibihugu bimwe bishaka kubashyigikira ariko bigakorwa n'isoni. Erega nabo bashyigikiye nabo bakoze isoni, bakihisha inyuma y'abo bantu rero bakavuga ko ari abantu babujijwe amahoro, babujijwe amahoro na Kagame. Ndaho igihe no ku internet usanga nzwi ko ndi umuntu ubuza abantu amahoro. Ibyo ntacyo bintwaye igihe uzajya unsange nta kibazo.
n'abo tubabarira hano bamwe bari mu buroko bafunze bari aho b'abagenosideri nabo barangiza yasohoka bakaba bamuhinduye umudemokarate ngo ni umuntu urwanira freedom. Uri umugenosideri urwanira freedom? How? N'abantu barakubabariye gasanga karimi karavuga gusa. Ibyo ntacyo abo bandi bose bari aho bari hose buriya bazarinda basaza twibereye hano twikorera natwe. Buri wese imyaka ye iragenda ariko iyanjye izagenda ndi mu gihugu ndimo nyine izagenda gusazira iwawe no gusazira icyo bita kwangara mu kinyarwanda murakizi. Gusaza wangara kugira ngo hari buriya n'abemera Imana nibageraho Imana izababaza ngo kuki wangaye wangazwaga n'iki? So hanyuma rero ibyo icya Mozambique nifuza kubabwira nuko niko nihombi biragenda bitwara igihe. Ahantu tubona tuzamara igihe ntabwo nabura kubateguza ngo mbabwire ko bizatwara igihe kugira ngo by'umutekano wo kuwusubizaho biroroshye, ariko gutegura abo twafatanyije nabo kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo byabo ibihe biri imbere nibyo bitwara umwanya, nibyo bizadutwara umwanya, haba muri Mozambique, haba muri Central African Republic. Dushobora kugerayo igihe dutwara ngira ngo ubwo mube mubizi, mube mubyiteguye, ariko nta n'icyuho bidusigira hano kuvuga ngo abantu bagiye hanze gukemura ibibazo by'ahandi bafatanyije na ba nyiri ibibazo ariko bibagirwa hano ntabwo tuhibagirwa, niho hambere duhera. Nta kizahungabana na busa kugira ngo gusa mbibategure, kandi buri wese dushoboye gukorera hamwe kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere ubwacu hano mu gihugu, dutere imbere, duteze imbere dufatanije n'abandi dukorana nabo, tugire umusanzu dutanga byafasha. Dukomereza aho rero, naho ibindi ibintu byoroshye ntihakagire ucika intege cyangwa ngo yibure. Buriya hari ubwo mujya mureba mugasanga hari igihungabanye, byaba ari ukureba nabi. Mujye muvana masks muzivane ku maso muzishyire ku munwa n'amazuru gusa, ibindi murebe uko ibintu bikwiye kuba biboneka, sibyo? Reka ndekeraho rero, natinze cyane. Mugire umunsi mwiza.